turabasuje cyane kandi tubifuriza ibihe byiza nshuti bakunze mudukurikiye nizeye ko aho uri hose umeze neza cyane. Siga subscribe, like, comment kugira ngo twikomereze gatanu ku kandi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo umugore ashobora kuba yafatamo umugabo we neza, ku buryo umugabo ashobora kuba atamuca inyuma cyangwa se amujugunye muri urwo rugo bashakanyemo ajye kwishakira abandi bantu. Niyo mpamvu rero muri kubona turi kumwe na mutoni wacu kugira ngo abashe kuba yabagezaho byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane ko ari nararibonye ngira ngo murabiza bagiye bamukurikira muri video zigiye zitandukanye, bagiye bashimira cyane ko hari icyo yabafashije. Mutoni rero uhawe ikaze muri uyu mwanya kugira ngo ubashe kuba hari byinshi wabwira abakunzi bawe bagukurikiye none aha ngaha. Murakoze. Nkuko babivuze nitwa Mutoni. Ntabwo ari ngombwa kubabwira yose, iryo rirahagije. Iryo ribaye. Rero uburyo umugore ashobora gufatamo umugabo we neza, urugo rugatera imbere. Icyo mbona cyo nuko icya mbere ni keya. Keya z'impande n'impande, simvuze ngo ni mu buriri, simvuze ngo mu mafunguro. Gufata neza umugabo nabyo bituruka no mu mafunguro rega. Cyane wari wabona umugabo wihahiye inyama, wihahiye akatoki neza, umugabo rero arinda akajya kubiteka muze nkuko mbivuga kabisa, ugasanga yabijabajabye bitafite cyangwa bituruka mu mafunguro, mu byo turya, mu biganiro. Ese mugabo wanjye nukuri ndagukunda, ni wowe mpanze amaso, ni wowe mpora ndeba, nta wundi. Yego, ni wowe ntezeho iterambere ryanjye cyangwa se ry'urugo rwacu. Ni icyo kintu cya mbere na mbere kigomba kubaho, kuba muhuza ibitekerezo. Ahantu aho ariho hose, mu bikorwa, mu mikorere. Rega dukeneye n'abagore biteza imbere. Ese umugabo yagukunda ate utiteza imbere? Udakora byaba ari ikibazo. Ni ikibazo gikomeye. Mbere n'abagore bicara bakavuga ati umugabo azazane n'iki. Icyo rero uba wakishe. Muri iki gihe birasaba kugira ngo wowe mugore, kugira ngo urugo rwawe rukomere, ko nawe imbaraga zawe zirakenewe. Kuko ntabwo uzicara utegereze umugabo arampahira. Ibyo aba ari ukuvunisha urugo. Umugabo umuvunisha cyane, kuko hari ukuntu usanga umugabo wenda tuvuge ni enjeniyeri mu bwubatsi, arirukanka muri ubwo bwubatsi, nawe uri aho ngaho utaritse amatako ngo utegereje ngo ibyo umugabo azanye. Oya, ibyo iterambere ry'ubu ngubu ntabwo ari byo bikeneye. Caha ngaha we mugore, umugabo nawe acaha, muhurize hamwe. Hagati aho rero nibwo urugo rubasha kugira ute? Gutera imbere mu bwuzuzanye, mwumvikana. None se nk'abagore batabikora, ko hariho abagore usanga bavuga ati njyewe umugabo wanjye yaranshatse arankunda, ajya nkorera buri kimwe cyose, njye nta mpamvu yo kuzavunika afite umugabo. Ubwo nk'abo ngabo mu bintu bibaho mu buzima ntuzategereze umuntu nk'uwongeye, sinshaka no kumwumva. Ukuri kw'Imana ntabwo mbishaka. Ntabwo nshaka kumwumva. Kere wowe ngo ntitwanahuza. Ahubwo uwo mugore niba hari aho umuzi, njyewe ndamushaka. Aha, hariho abadukurikiye, uretse muri comment uzayibona cyangwa n'abazatwandikira inbox. Hariho abagore bateye gutyo, by the way, baba badashaka gukora. Kandi burya kugira ngo uzubake urugo rwawe neza, twarebye dusanga hari ibintu byinshi bituma umuntu agukunda. Ubundi njya nkunda kuvuga ngo burya umuntu kugira gukunde bifite aho bituruka cyane. Ntabwo uzavunisha umuntu, nta nubwo nyoko bukwe nawe yagukunda. Yagukunda ate? Nese urumva yagukunda ate? Ubwo kuko hari ukuntu usanga buriya urugo rwawe niwe urwubaka, ko ntuzategereze ngo runaka niwe uzaza kunyubakira urugo. Oya, wewe ukora, witeza imbere. Za keya zo mu buriri zirakenewe, ariko njya numva ngo hari ukuntu n'abagore baba batameze neza, ugasanga nabyo ngo byasenya urugo. Ibyo nabyo bikunda kuba ari ikibazo. Ariko burya kenshi hari n'uburyo umugabo aba agukunda akaba yanabasha kubyihanganira, bitewe n'uko hari n'ibindi bintu byiza kubonaho.
akavuga ati umugore wanjye amfata neza, umugore wanjye azi gukora isuku, umugore wanjye azi guteka neza, umugore wanjye nderera abana neza, umugore wanjye anyubahira umuryango, anyubahira inshuti zanjye. Umugore wanjye rero ubwo wenda mu busaswa bitagenda neza, reka basi byibura nihangane ako kadefo konyine wenda njye quelque part arukura umugabo agenda akajya quelque part akagataha akajya mu rugo. Ibyo ngibyo ngiye wenda ahanini sinzi uko mbitekerezaho niba ari byo, ariko hari igihe agukunda sibyo bikaba bitapfa gusenya urwo rugo. Okay, ntabwo mvuze urukundo rega ruri mu bintu byinshi, rukubiye mu bintu byinshi, kuko niba umuhakeya mu buriri ukaba ufite ayo mavangingo cyangwa se wenda ni ayo mavangingo niyo ya mbere. Ikindi kuba uzi kumubyinirira, yego umubyinirira. Ikindi amafunguro ateguye neza nk'uko wabivuze, niyo suku irakenewe cyane. No kuba mufite umuryango murabyaranye akabona urita ku bana, n'uwo ari n'umugore usanga kenshi ashwana n'umugabo we bitewe n'impamvu z'uko adashaka gukunda umuryango w'umugabo we. Hariho abagore usanga bameze gutyo, umuryango w'umugabo waza mu rugo ugasanga ikibazo cyavutse, umugore yarakaye, umugore ari gushihagurana kubera ko umuryango w'umugabo waje mu rugo. Ibyo bintu byo hari ikintu ubiziho cyangwa icyo babivugaho? Buriya rero uwo nguwo ni umunyabwenge buke. Ubundi mbere na mbere ugomba kubanza kwita ku muryango we. Yego, ku muryango we, kuko wa muryango ko cyagiye biba byananiranye. Iyo byananiranye wa muryango we niwe uhindukira ukabahuza. Kuko sinzi neza yuko niba njyewe naraje ukanyakira nabi, uko byagenda kose ushobora kuba wenda uri muramukazi wanjye, niba naragufashe nabi uko byagenda kose ugomba kubibwira umugabo. Umugabo rero ntabwo bizamushimisha. Ubwo rero ugomba kubaha n'umuryango washatsemo. Icyo kintu nacyo cyakubakira. Yego. None abagore batabikora, kuko hariho abagore batabikora. Nk'ubu hariho umugore wigeze njya gutanga story, umugabo yamubwiye ati rero bose ababyeyi babo babitaga mama, nawe urabyumva. Ubundi ari nyoko bukwe burya bari mama wawe, ni nawe gutyo. Ukuvuga ngo umugabo yaramubwiye ati sheri wanjye rero wowe tegura uburyo tugiye gusura mama. Umugore agira ngo ni mama w'umugabo. Umugore agenda haha utuntu turi aho ngaho tudashinga mu isoko, arangije ati se madamu wahashye? Ati nahashye, tugendere tujye gusura mama. Ati yego. Arangije baragenda, bamaze kugenda agiye kubona abona umugore abona umugabo akatiye ku iwabo w'umugore. Ati sheri kugiye mu rugo? Ati se sinakwe ngo tujye gusura mama, none kuje mu rugo? Ati tutu nawe twashyira iwacu. Ati tutu nawe twadushyira iwacu. Urumva uko n'ukwikunda kurenze. Arashaka utwo tuntu batujyanye iwabo w'umugabo, ariko najya iwabo azahahe ibigize gute? Urumva ibyo ngibyo nabyo bigaragarije umugabo ntabwo yagira gute? Kunda umwana wese nk'uwawe. Yego, kuko ni umubyeyi w'umugabo wawe mubana, mukundana. Ubwo rero mu by'ukuri ntabwo waba nk'uwo mugore. Ugomba guhita ushaka niba ari igitenge cyiza. Ese nta muntu ujyana inyama, ahubwo wenda wagura itungo runaka ukagenda, niba ari iyo sake ukayijyana, ariko ntiwagenda ngo ugure ku kiro ng'inyama. Ibyo bintu yaba ari ikosa. Umugore rwose utazabikora. Ndabyumva turi kubivuga gutyo, wenda ngo izo nyama utazajyana inyama zibaze. Yego. Urumva rero sinzi akantu ugiye kurenzaho. Urumva rero nyine bibaye bimeze gutyo, niho hahandi usanga wisenze kandi ari weho wiyirukanye. Yego. Cyane cyane ko buriya kenshi abagore benshi bagenda bagaragarwaho ako kantu ko kutubaha umuryango w'umugabo, ko kudakunda inshuti z'umugabo. Ugasanga we inshuti ze nizo ashyira imbere ndetse na famiye niyo ashyira imbere, ariko iyo umugabo ugasanga yabirakariyemo. Ibyo nabyo rero mumenye yuko bishobora kuba byabasenyera ndetse bikaba byanatuma hariho umugabo uvuga amagambo make ariko yabibona akagenda abifata nkaho ari ingeso itari nziza. Rero ku Mutoni, kuri iki kiganiro reka tujye ku musozi wacyo, unabagira inama abadukurikiye bose, yaba abagabo yaba n'abagore. Murakoze. Iyi nama nabagira, we mugore, ndahera ku mugore, nanjye rega ndi umugore. Niko bimeze ariko.
we mugore gerageza wubahe cyambere wubaha umugabo wawe yego numara kumwubaha wubahe n'umuryango akomokamo yego numara gukunda umuryango akomokamo wubahe inshuti ze bakorana kuko byagenda kose niba ufite community runaka ubamo ko byagenda kose n'umuryango wawe bagomba kuba bawuzi mu rugo rwawe bagomba kuba baruzi nabo bubahe izo care zirakenewe ko mugabo nabona umukundira buri cye cyose ntazabuzwa n'iki kugukunda ntabwo yabura kugukunda urugo rero niho ruhera iterambere we mugore gerageza ibyo bintu bikurikize ku gihe ngira ngo rero mwabyiyumviye nyabuneka ibiganiro byacu bifite aho bikuganisha kandi heza ni ukuri iyo ubikurikiranye hari icyo bigufasha rero reka tubashimire cyane mwebwe badukurikiye kandi Imana ikomeze ibahe umugisha Mutoni wakoze cyane Imana iguhe umugisha cyane